turagaruka cyane ku kijyanye n'amatora ya 2024 n'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'amatora y'abagize inteko y'amategeko y'abadepite nibyo tuza kujya tuganiraho cyane ariko tureba umunsi dukora isesengura ku kijyanye n'urutonde rw'agateganyo komisiyo y'igihugu y'amatora iheruka gushyira hanze yaba ku mwanya w'umukuru w'igihugu ku mwanya w'abadepite ndetse n'abakandida bigenga ariko berekera urutonde rw'agateganyo ndi kumwe na mugenzi wanjye rero kuko mvuze mugenzi kuko umunyamakuru ariko akaba ari umutumirwa Karegeya Omar. Karegeya icyumweru cyiza. Yegereza mikoro rwose uyu munsi turaza kuba turi kumwe nawe cyane. Yego. Karegeya Omar benshi baramuzi cyane, ni umunyamakuru ariko akaba umusesenguzi cyane, ariko by'umwihariko akora ibiganiro anajya atandukanye. Se Karegeya uyu munsi ugeze he? Bati? Mu biganiro ugeze he? Urabara ikiganiro cyitwa Impamo kuri TV10. Ubona icyo kumenya kuri TV10. Kimaze kuba ubukombe. Ubwo sinzi ahantu baza ni oya nkunda kubona no benshi ngira utanga ibitekerezo nasesengura. Aho sesengura rero buriya singe mpakorera evaluation ngo menye aho hageze ariko ngira icyo bita Karegeya Omar pano tugeze kuri kandi kugera kure ntabwo tugeze kuri twubaka societe nyarwanda kuko hari gihe twareka tugiye nko kuvuga batumirwa abantu bako batse Omar ni umusesenguzi ni umunyamakuru ni impuguke urumva nyine bakazara amagambo menshi cyane oya ntabwo ndi ntabwo ndi impuguke umusesenguzi birahagije no ku umunyamakuru bintera ishema ariko ku umusesenguzi warahoze uri umunyamakuru biryoha kurusha sibundi uri umunyamakuru ntabari byose ntabwo ari bose buriya umwuga w'itangazamakuru nawo nubwo atari cyo cyatuzinduye hari abawujyamo bajyanwe no gushaka amafaranga hari abawujyanwamo no gushaka amaronko hakaba rero noneho n'uburyo bawukora kugira ngo umusesenguzi hari uburyo witwara muri uwo mwuga hari igihe rero iyo ugiye bitewe n'uko ukora ushobora kuba wava mu musesenguzi cyangwa se bikarangirira ku bunyamakuru niwe turi kumwe rukaro kanya ariko turaza kuba turi kumwe na mugenzi wacu none Robert Mugabe benshi baramuzi cyane mu kanya bageze aha ngaha uyu munsi turashaka ko tuza gukora isesengura ariko rikozwe n'abanyamakuru buriya iyo hajemo abantu hari gihe usanga n'umunyapolitike ni umuntu ufite aho bagamiye ariko umunyamakuru aba ntaho bagamiye maze bikurikirana uburyo abakandida barimo gushaka gutaka kandidatire ntabwo turagira abakandida uyu munsi none kubera ko komisiyo y'igihugu y'amatora arabo yemeje by'agateganyo ariko urutonde ntakuka cyangwa se kurwemeza ntabwo biratangira bizatangazwa muri kino cyumweru ngengo ku itariki 14 niyo bazatangaza urutonde ntakuka ariko akurikiranye uburyo abanyarwanda ku mwanya mukuru w'igihugu abanyarwanda ku mwanya w'abagize inteko y'amategeko ndetse n'uburyo ku bakandida bigenga bagiye bataka kandidatire ndetse abona gutungurana banavuga bati ni gute imitwe ya politike ikomeye tutigeze tubona itanga abakandida ku mwanya mukuru w'igihugu baragiye bashyigikira benshi cyane n'ababaye ubukombe duherenda ku buryo imitwe ya politike none ku giti cyabo batanze kandidatire ku mwanya mukuru w'igihugu hari icyagutunguyemo uburyo bitoshe icyatunguranye ni PDI yatanze urutonde itari ibisanganwe twari tuzi ko izagiye mu mutaka yego wa FPR ikindi mu gusesengura neza twagize ubwinshi mu bakandida ku mpande zose ni isomo ryo gutinyuka no kubona abantu bazi ko bafite uburenganzira bafite ubwisanzure no gucengerwa na demokarasi ariko ubwinshi ni bwaburu ni bwaburo bwinshi butagira umusururu bari benshi mu mibare ariko batari benshi muri value ndabyita iki densité ireme ireme kuko benshi ku ireme reka dore ko amatora mukuru w'igihugu twabonye abakandida 8 nitwaye tubimenyereye 9 2023 ngira ngo twagize mu bakandida ya Faustin twagira mu ngo yarimo kandida watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi Perezida Paul Kagame na Nayinzira bari batatu icyo gihe bigeze 2010 icyo gihe nabwo umubaruza kwiyongera gato yari ariko harimo na Mukabaramba nuko yaramaze yahise apandura agatanga amajwi ubwo bari bafite akayirayiro bari bane yego bari bane we ayatanga nyuma ariko nawe urabona ko bimuhoza mu kizuru ntabwo yakoze umubare gusesengura nibyo ntabwo n'imibare tugeze 2010 tuza kujyamo ishyaka FPR Inkotanyi ryatanze umukandida Perezida Paul Kagame tugiramo icyo gihe PSD itanga ntakuri ryayo tugiramo PL icyo yatanze Higiro Prosper hari abakandida bigenga kirage bigeze bagaragaraho nta wigenga icyo gihe ubwo bari batatu ariko abashoboye kurangiza ari Perezida Paul Kagame
niwe watsinze ariko nabo bari biyamamaje tugera kampanye barayikoze tugera 2010 ngira ngo nibwo pesa yavuga ngo igihe ni iki ngiki twari tugiye kubona ibishya cyane icyo gihe ariko ntabwo sinzi urwego wari uriho rwo gusesengura ntabyo twagomba kwitega kuko PL na PSD babaye nk'ababibwirizwa twagira mu ngo 2-3 yari yaje avuye hanze araza umwuka w'amatora uko wagenze mu gihugu imbere nyuma rero hari umuntu wavuze atari ku bundi umuntu aviri akiyamamaza mwe muhari so rero sinibaza rero niba umuntu wagiye yabwirijwe hari ikindi wakwitega icyo gihe nakora kuri Radio DC ni mu bantu ba interview Dr Ntakuririye Jean Damascene ni nawe mu cyo bavuze ngo igihe ni ikigo turaje tugaragare ariko nyuma tubona imbaraga zo kwiyamamaza bari barabwirijwe kandi ako kantu gashatse nk'umunyamakuru wakabona ahantu uvuga ati gute mwibwe ko muhari ni nko kuvuga ati niba twagira mu ngo aje nayo ngaya akayabona mwimwaje ariko se uvuga ngo muze kandi tugeze 2017 nibwo twatangiye kubona abantu basa nko batinyuka kuza kwiyamamaza yego harimo nabagiye bagira imishinga yo kwiyamamaza ntibyabakundira ko imitwe ya politiki abo benshi ntiyari yanditse hari abashatse gushinga imitwe ya politiki ariko nibyo bakundira cyane ariko twatangiye kubona ubwinshi bw'imitwe ya politiki cyari kivuze kiragiye kujya tuze kureba 2024 ni ugukura abantu bagenda bagira experience ko 2017 ngira ngo Green Party yemewe mu biza 2015 noneho icyo gihe 2017 kuko ariyo matora yarabanje ay'abadepite azaba muri 2018 Green Party itanga umukandida kandi aragerageza icyo gihe na Mpayimana nibwo yaje donc mbese urutonde dufite ni narwo rwa 2017 ariko nubwo amazina aramwe ntabwo ari abantu bamwe buriye ntabwo ari abantu bamwe kuko abantu benshi bavuga ngo bateruye irise ariko bari abantu uko bari 2017 siko bari ubu ngubu icyo gihe 2017 Mpayimana yiyamamaza gaturutse mu Bufaransa yitwa umunyamakuru ubu ari kwiyamamaza nk'umukozi wa leta muri bintu bumwe agashaka guhangana amatora n'umukuru w'iyo leta icyo ni niko bimeze hanyuma hakaba Green Party Frank Habineza 2017 yari umuntu w'ishyaka rikiyubaka ritari mu kibuga niko navuga rikinira hanze y'ikibuga 2018 baba bamwinjije mu kibuga 2019 Green Party yinjiye mu nteko 2018 no muri 2019 cyangwa n'umunani amatora y'abadepite binjira no muri Sena mugisha ubu rero Alex ubu rero Frank Habineza dufite uri kwiyamamaza nka perezida ku mwanya wa perezida wa Repubulika arava mu ishyaka riri mu nteko no muri Sena byumvikane ko ubwo CV ye iratandukanye byumvikane ko mu byo yavugaga 2017 ushobora gusanga hari n'ibyo yamaze kubonera ibisubizo atagarura kuri manifesto uko yamaze kugera mu kibuga reba uko defense yagaze attaque yagaze na mediane ari byo atagarura so nubwo izina rimwe ryo muri 2017 ntabwo umuntu ari uyu ntabwo ari uwariyamamaza nk'umuntu usohotse mu nteko ishinga amategeko umaze n'imyaka 6 uzi uko amategeko atorwa hari ibyo atapfa kuvuga ko yamaze kubona uko umukino ubupanze ariko karege 2017 twabonyemo abakandida batatu banagarutse ariko twari twabonyemo bagerageje kwiyamamaza ariko n'ibyabahira yego n'uyu munsi igikuta umuntu avuga ngo cyabagonze nanone yego yaba ari urubuga rwa politiki rufunze cyangwa bifite impamvu nyinshi gufungwa byo ntabwo rufunze kuko nibura babashe kujyana n'ibyo byangombwa ariko ni ya maturity ni ya ntuza ni bwa bwinshi mu mibare butari mu ireme ni bwa bwinshi bw'imibare butari mu ireme aho turaza kwagira katwakire mugenzi wacu Robert Mugabe tugwaye ikaze urakoze cyane usaza dutangira karya turi gusesengura ku bijyanye n'amatora turajya kureba 2024 duhera kuri 2003 dukora amatora 2010 dukora amatora 2017 uko abakandida bagendaga bazamuka ku mwanya w'umukuru w'igihugu tuza kujya ku badepite muri 2003 2010 2017 ukurikije uko abantu biyamamazaga mbere ko 2024 kiragihe wabonaga byari bihagaze guti imbaraga zari zirimo rero twari dufite abakandida afatire twagira mu twari dufite perezida Paul Kagame twari dufite Mukabaramba n'ubwaje kuvamo nyuma na Nayinzira 2010 tuza kugira nta kuri rya Jean Damascene mu rwego rwa PR tugira FPR inkotanyi tugira PR cyane n'ubu twagize mu 2017 ho urabyuka nejo bundi turagenda dukura mu bakandida cyangwa biracyari kwa kundi ndakeka yuko jeyo mbyitegereje the patterns sinzi ko nazita hari ibintu kuntu bigenda bifatana yego ni nk'uruhererekane patterns ziracyari yayindi
nta gishya nta gishya cyane cyane abakandida baza harimo ibibazo bibiri bikomeye cya mbere peri na peside kugira ngo bitange umukandida ubona nk'aho bishingira kuri FPR barabisabwa cyangwa barategereza I don't know niba aribo bitegereza ikirere ndakubwira ugiye ibyo mbona kandi ntekereza ko biterwa na sensitivity iri kuri political climate yo mu gihugu icyo gihe babona nta kintu bikanga bari muri kamfati zone se guhana imyanya kumva ko wenda bazagira inteko bano kagira sena urihuta iki gitekerezo ntabwo ubona usa nkaho iyo bumva nta kintu bikanga ubutegetsi bwa bundi buri mu FPR buri mu PER na PSD basanzwe bazwi established icyo tunavuga establishment kubura nta kintu bikanga PSD isa nkaho nta mpamvu yuko tujya gushora amafaranga muri ibi bintu n'ubusanzwe turabizi ko tutazatsinda kuri mpamvu yo kujya gushora amafaranga yacu atari ko tuzajya imyanya muri guverinoma mu nteko muri guverinoma batadushyigikiye umukandida wa FPR abasigaye nta kibazo noneho iyo haje ubutayu bimeze nko kubura kw'abakandida abantu barimo hari crisis ntabwo wayita crise ntabwo ari just ibintu byo kubura kw'abakandida kugira ngo mu ruhando rugaragare ko turimo PSD kaza na peri PSD kaza iti igihe niki 2010 igakanga twazanye mituweli ndabyo ko bose icyo badefana ko bazanye mituweli bazanye mituweli byo kuri ko kuri nuko aribo bazanye mituweli ibyo sibishidikanya nawe ikibazo kikaza kuba ngo ubu rero tugeze ahangaha abari bahari igihe cyatwagira ahubwo n'icyari haje abakandida bashya bakomeye nayizira banarabyibuka kiriya gihe icyo gihe nayizira igihe ni iki oya nayizira yakoresheje umutaka usa nkaho ego Filipo Museni wavugaga ko Bikira Mariya ibintu by'iyobokamana cyane itegeko u Rwanda kibazo ko kuza kw'abakandida kuza kwa leta rukokoma n'ibiki umuntu ntabwo ashobora gupredikitinga uko amatora ari buze kumera ahubwo wakwemerera n'abasazi bakijira n'abandi batwara bagendana agakapu ku muhanda bakijira ariko rero ukabona basa nkaho hari imibare isa nkaho hari imanda dukeneye iki kandi nta disitabesi dukeneye urushinge rukaba ruto hakaba hariho abamashyaka resitaburishiti nka FPR nka Green Party ayo ni amashyaka azwi ubu ngeze ku byasohotse ubu nubwo ari byo byitwa ko ari iby'agateganyo ariko ni definitive buriya ibindi ni politike za NEC binahindutse hakwiyongeramo aho kugabanuka ariko ku mwanya mukuru w'igihugu iyo twabonye kuko hazamo gusinyisha abantu kandi si uburyo bwose bajya gusinyisha ku mukuru w'igihugu nta cyahinduka ariko w'igihugu nta cyahinduka niba ari batatu hari icyo kari yagarutseho wenda rero gikomeza avuga ati uyu munsi turabonamo FPR ni perezida Paul Kagame batanze turabonamo Green Party ni Frank Habineza tukabonamo Hayimana uyu munsi n'umukozi wa bintu bumwe uje kuvuga ngo asa nk'ari guhatana na boss we mu yandi magambo ariko uwamuhaye akazi niwe ntabwo ntekereza ko Muhayimana ashaka gutegeka u Rwanda oya ntekereza yuko urumva muri Tour du Rwanda abantu bose baza gutsinda ariko mu ikipe upanga mu magare haba hariho abataka abadefanseri n'abandi bo ku ruhande bashinzwe kugenda babangamira abantu n'abafana bagomba gufanira ikipe urugero muri politike iyo uri ufite umukandida tuvuge hari ishyaka riri ku butegetsi hakaba hari undi mukandida ariko mu rwego rwo kumugabanyiriza imbaraga n'amajwi hazemo undi muntu we ntabwo akeneye gutegeka nta n'ikindi akeneye ariko ashinzwe kureba iyi kipe yindi ya kabiri
kugira ngo amajwi agabanuke. Robert urasa nk'uvugira mu migari ko dufashe oya umuturage ndiho ndaguha urugero. Niba FPR igomba gutegeka sibyo, ikaba yatanze umukandida na Green Party yatanze umukandida, muri make abo nibo bakandida babiri. Uwa gatatu araza kugabanya amajwi y'umwe ya Green Party. nicyo bita equilibre. eh nta kindi abashinzwe, ntabwo abashinzwe afite gahunda no kugabanya amajwi yawo wa kabiri uhanganye kugira ngo no gutanga balance. Yagabanya FPR yagabanya aya Green Party, I don't know icyo ni ariko uriya ntabwo aje kugabanya amajwi nawe kugira ngo iziri ku giti cyangwa izari mission avanyandi hano, ibyo simbizi. Ariko ikigaragara cyo whoever gave him that mission bizagira ingaruka ku majwi, donc bizatuma bitagaragara yuko ikibuga kigizwe n'abantu babiri, Green Party na FPR. Uburyo n'ushaka kubara akanyuzamo amajwi ukundi atabona uko abigeza, kuko ikibuga kiba kikabagijemo kabiri, nakazamo umuntu wa gatatu. Uburyo nanjye ubara nshobora gufata ku ya FPR cyangwa ku ya Green Party nkamuhaho kugira ngo umwe ushaka kagabanya imbaraga zikagabanya. Turaza kwigaruka kuko ubushize byavuzwe ku badepite, iby'abadepite nta imbaraga baba bafite, ni imyanya kugira ngo ugende ubeho wirire. N'akaregiye bamwohereza sinumvise ngo ari uwo bakwiyeho yasinze senateri ariko nibira official nta icyo yavaniweho yewe ku mpamvu z'ubwiteni kirajya hanze. Bavuze bwiteni ngo bivuga ushimangira ntago baba bavuze uwo bashyirayo, bamuhamagaye ntagenda kandi arabona arusha rwose. Warusha wagira ngo hari icyo ugiye gukora, umurongo urahari ikigomba gukora, ntabwo ugiye kumurusha, ugiye kwibanda kuri uwo muntu. Akarege turaza kwajya abadepite turaza kwajya turacyari ku mukuru w'igihugu. Nawe reka se ku mukuru w'igihugu. Iyo urebye muri komisiyo y'amatora, umukuru w'igihugu ni nka bya biri Jesus yavuze uko bigoye umukire kwinjira mu bwami bw'Imana. Ngo bimeze nko gufata urushinge, bimeze nko kunyuza indogobe ingamiye mu kabuno k'urushinge. Nawe iyo umuntu wigenga umutumye biriya bintu byose akabizana, ariko ugashyiramo ikintu, abantu ukuye muri ako karere 12 bagusinyira muri 600 bagomba kuba mu karere, ntabwo bakeneye mu 600 bose mu 12 byibura muri buri karere. Cyemba gira ngo message ya gito ivangira uburyo uteza confusion. Buri umukandida wigenga arasabwa abantu 12 baturutse muri bu karere ku Rwanda. Mu Rwanda dufite uturere 30. Abo bantu 12 iyo babonye mu turere buri karere ukoramo 12 bagushyigikiye, ubona abantu 600. Now here is the thing, hangane ikibazo kiri, abo bantu bagomba kuba barafatiranga mu aho hantu. Icya kabiri bagomba kuba bazatorera aho hantu. Kwafatiranga muntu biroroshye igihe nk'umukandida kujyayo, nkabona bahafatiranga muri twese dufite twafataho duturuka cyangwa. Ariko ikibazo aho kiri, Mugabe nayifatiye mu karere ka Gasabo, sibyo irangamuntu, ariko ubu uyu mu karere ka Kicukiro. Ninjya gutora nabwo nzajya Gasabo, ushobora gutora mu Bugesera, ushobora no gutorera aho ngeze. So nukuvuga hari ikintu kirimo kinaniza rikomeye, uwo muntu aba ari no kuri liste y'itora ry'ako karere ko ari hazatore. Nawe umuntu ashobora no kunsinyira ejo akisubiraho akiyimura kuri telefone. So ibyo nacyo ikaba disqualification muri komisiyo y'amatora. Kandi wibuke ku mwanya wa perezida yo batanze liste y'agateganyo, mu byo wemerewe kuba ibyangombwa wemerewe kuba wakosora mu mbabarire kugira ngo muri ya minsi batanga ari ikituze kuba wagikosora amajwi abasinyateri ntabwo wemerewe. Icyo rero ni ikibazo gikomeye, kuko urasaba umuntu wamugane kugenda abaza buri muntu akarere aturutsemo
ariko ukagendana n'imashini iri connected kuri komisiyo y'amatora igaragaza ko ari hatora aka kantu ni ukugasinyara neza kugira ngo na komisiyo izagira harimo isomo na komisiyo izagira icyo ibikosoraho bahuza ikintu kiri permanent irangamuntu ntawe uhindura akarere ariko gutora urabihindura guhuza ibintu rero kimwe gihinduka buri munsi uyu munsi ushobora kuvuga ngo nzatorera Nyagatare nk'uko ubushize mu ya perezida natoreye Nyagatare ay'abadepite ntorera Gicumbi nshobora kwihindura kuri iyi saha ejo nkongera nkihindura so guhuza ikintu gihindagurika n'ikidahindagurika ukabisaba umuntu n'abagusigiye bakabwira nta nubwo nkeka buretse gatoya nta nubwo nkeka yuko icyo kintu cyagiyeho kumanuka uburyo twavuga ngo komisiyo yabyigiye igomba kubyigiramo isomo kuko perezida atubwiye yuko ni inteko ishinga amategeko ibigena avuga ati baramutse iri tegeko baritora bakarihindura twe ntacyo biturebaho ariya ni amabwiriza ya komisiyo ntabwo ari itegeko nawe ugiyeho ikibazo aho kiri ni kimwe wateva uko iryo tegeko ryaba rigiyeho ugiye kuyobora komisiyo igendera ku mategeko ameze gutyo utoye amatora ushyizeho iryo tegeko ushyizeho komisiyo uteguye amatora icyo kintu kirahari kandi uravuga ko ushaka yuko abakandida bigenga nabo mu itegeko bashobora kuza gusa ubukoze iki n'amananiza of course gusa ubukoze iki ubu se nkubwiye ngo ndemera yuko rifashe mwemerewe gukora mariage kuvuga ko ubwana sex muzajya mukora ubwo se wumva nkubwiye ko iyo mariage izabaho iyo mariage bizabaho biragoye ese uteke nta nubwo ntekereza yuko aricyo karya yavuze hari ikintu gito wijyarambiye akaregeya hano ngiye kubyaje baya turi kuganira yego hari ikintu buriya kirakomeye sintekereza yuko Imana waje nk'umukandida wigenga yuko we abe batihinduye kuri liste y'itora ntabwo mbyemera gutya baramagana 6 yatanze ntabwo mbyemera gutya ntabwo mbyemera gutya nawe twogeye kujora kureba wagira ngo hari vare iri ahantu ivuga uti nahite that's my point ariko wibitsiragira gutyo utaza kuneza akabikeneye nawe subira byo Karegeya yavugaga ikibazo Karegeya yavuze ati ni nayo mpamvu ku bakandida bigenga tuborana badafite ireme ari ijambo akoresheje ubwinshi kuko abantu baza kwiyamamaza nk'abantu bigenga turabona hari abantu benshi tubona mu gihugu b'abanyabwenge ariko nta muntu uri serious ntekereza yuko muri iki gihe turi mu mwaka wa 2024 itegeko nshinga ryarahindutse 2015 muri bimwe mu byo guhindura harimo manda za perezida wa repubulika sinishyize ko hari umuntu uri serious wari kuzaza muri 2024 ashaka uri independent ushaka kuyobora igihugu uri serious Karegeya twiganira uri serious n'imbanda yaravuze ati ngewe umwanya ufite nyirawo ntabwo uriva nubwo nawe yari yazanye ibyangombwa yaravugaga ati uno umwanya urimo nyirawo uri perezida ariko perezida azanye kandidatire ari perezida wa repubulika kuriya kiriya nacyo nawe nicyo yavuze nibyo mbanda yavugaga ati rero none se niba umwanya utari vacant yajyaga ndetse mbanda yavuze ko aje kumufasha iki se amadosiye se yananiwe kuyageza kumufasha ngo bigaragare ko abakandida baje bafite protection icyo bivuga uretse gatoya ibyo yavuze icyo gihe biragaragaza ko yaraje kumufasha I don't think so ahubwo ni frustration yagaragaje abanyamakuru mwese mwayoboye ibyo mbanda yavugaga ariko mbanda yavuze ibintu bikomeye cyane bikomeye hari icyo ashaka kwerekana buriya cyane ahubwo message yarayitambukije ariko abanyamakuru bararangaye barashaka message iri direct murabasesenguzi bashaka message bazanye bagira ngo mbanda ikonfirme arabananira bananira ariko muko bananira mbanda atanga message yego nawe ikibazo nta nubwo ndi busubire muri iyo message ibindi muzagende mwogere murebe icyo kiganiro cya mbanda ikibazo cyajyaho kiri ni hamwe kandi ntekereza hakomeye ikibazo cyajyaho kiri ku kuvuga ngo
itegeko nshinga rirahinduwe ingingo y'ijana na cumi na rimwe irahindutse ijana na rimwe sorry irahindutse nawe urangije uzanyemo uvuze yuko abagiye kwiyamamaza no manda y'imyaka 7 irahindutse ariko utanze mbere y'uko bitanu ushyizeho transition mu by'ukuri iyo urebye iriya transition nta wundi muntu wagombaga gutambuka hari uwo yagenewe now transition irarangiye hatangiye noneho za manda ebyiri z'imyaka 7 itanu no iya mbere ni iyi bari gushaka iyi manda iyi ngiyi ya mbere urebye FPR abayoboke ifite ukareba umukandida wabo Paul Kagame iki ntabwo ari igihe cyiza cy'umuntu uri serious ubwo niyo mpamvu ubona za pesi zigenda zifata n'ubwo twari tugarukaho of course ni ukuvuga iyi manda turayikurekeye kuko turitegura n'itaha manda zawe ebyiri zirangire noneho ikibuga tukizemo 34 ikibuga tukizemo kamaze nacyo mugenzi wanjye Oscar Di Mutuyezu uwo ni umuntu uwo uraza kumwakira ni mwene wanyu iyo nyicaza hariya nanjye nkasesengura ahubwo kuko mwambeshye ngo Scovi araza Scovi nawe uhari noneho niba agize ari za Muhanga niba agize ikibazo ntabwo bwaba moderator babiri turi kiganiro cy'abanyamakuru twese nawe umutumirwa uri n'umunyamakuru yego amaye uburenganzira ubwinshi bwari biyamamaje ariko dore ku mukuru w'igihugu ushatse n'agatebe wakwegeza hafi yanjye oya nta kibazo ukaza ku ruhimbi ku buryo bwa mwuka ndi kumwe namwe ibyo ngibyo barabibeshya twari dore 2013 uburyo abakandida biyamamaje ku mwanya mukuru w'igihugu no twari tukireba impamvu n'iriya mitwe ya politiki imwe itinya n'abakandida bigenga Robert avuga ngo hari ibibaremerera baramusinyisha 600 bazatora n'ahantu bari muri ari 12 ngo nikirwe mu turere ubwo niyo twari tugeze niyo twari tugeze ntabwo bimusobanuriye neza Robert wigira ikibazo naje mbumva ahubwo nje nzanwe no kugira ngo nkwambure microphone ijye kwa Karegeye kuko kuva waza Karegeye yacekaze yavuze n'iminota 5 basanze amaze kuvuga ariko icyo hari akantu tutari kugira wenda na Robert nawe ubwo bakwemereye ko turafatanya gusesengura icyo navuze cy'ubwinshi vis-a-vis Ireme Robert ari kubica iruhande ariko aravuga ati abantu bazi icyo mwuka bwira amatora uriya mwanya bawuhariye nyirawo kugeza 2034 we yakoresheje na terime ngo kuba serious niyo bya bindi ni Ireme abaje n'abadafite Ireme uretse abaje n'abadafite Ireme ariko arabisobanura nabi okay ntacyoreza kuvuga abaje n'abadafite Ireme kuko abafite Ireme bazi igihari basomye ibimenyetso niyo mpamvu na mbanda yagakomeje avuga ati umwanya urimo nyirawo ariko wari uzi ko mbanda yagiye gusaba kuba umukandida abizi ko agira ngo yivugishirize itangazamakuru atangaze buriya butumwa bwo kuvuga ko umwanya urimo nyirawo kuko yari yasinyishije mu turere 3 gusa twa hano mu mujyi wa Kigali mu ntara ntiyagiyeyo ariko arangije ajya gufata umwanya hariya kuri komisiyo y'igihugu y'amatora ngo gutanga kandidatire asohotse akubita ibikuta abanyamakuru baraho arigendera yari abizi ko yaje kuganiriza itangazamakuru gusa buriya urebye iyi manda y'imyaka 5 nirangira ikurikiraho imyaka 5 bazaba ari 2009 kugera 2034 abantu bari serious nibwo muzatangira kubabona ntabwo bazaba baje gutsinda oya bazaba baje kwishyushya bitegura 2020 niko ngenda itekereza kuko nanjye njye Mugabe sibyo mfite political ambition ntabwo natanga kandidatire nawe ntabwo nabikora iyo n'imibare mike ni ukwiexposa uranahasebera ndi no kwikurira abanzi batari ngombwa ndi no guteranya abanyarwanda oya udakeneye kuko bakujya inyuma baba bari mu kibazo umukandida perezida Paul Kagame twari kubona bitandukanye n'ibyo turi kubona ubu ngubu cyane umukandida FPR yatanga atari Paul Kagame nawe mwemera najye ngiyamamaza ikibuga kikaba kiramba yize ko yaratanze urutare perezida Paul Kagame bari gutanga by the way reka nongere mvuga iki FPR ndayikunda ndanayubaha kuko
religious nanjye nduwaye religious ideological kubera amateka yanjye biragoye ko yatandukanye na FPR birani bikondo now the issue is none ahangaha Perezida Paul Kagame atanze agatanga Kinyoteri akavuga imodoka zindi ntizigende sibyo bakemera komisiyo ikigenga tukiyamamaza nta mutsinda nta muntu FPR ntekereza ko yasohora none abantsinda harimo abantu batatu gusa bashobora kuntsinda afite ubwoba hasohotse Muzeyi Tito hagasohoka Prote Musoni muri sekretariya hagasohoka n'umusirikare umwe nari buvuga izina aracyakora cyangwa retired ibyo ntabwo biri ariko se urabaza amenye nko kureba umuntu komeza abo bantu twahangana ariko naza nko ku mwanya wa kabiri mu majwi none se inteko twayigabana Robert Mugabe ariko ikibazo aho kiri yes ngiye ko mbona Karegeya ntekereza ko atari mu RPF na Kombizi ko mbona mwiyamamaje muri babiri yagutsinda ntabwo Karegeya yatsinda ari intara nakugaragara anansize namwiba haraho namwiba wavuga ngo icyo gihe komisiyo yaba yigenga kandi n'ubundi irigenga ishobora kukwiba nagize kuri Mugabe yatsinda mu ntara imwe n'umujyi wa Kigali izindi namugaragara izo ntara yagaragura nashyirayo abantu bashinzwe kugabanya amajwi ikintu cya mbere gobo byanshimisha cyane Isango Star itumiye Perezida Paul Kagame akicara ku ntebe hano oya tubirimo n'ibidukundira mugatumira Frank akicara ahangaha mukazana na wa wundi wigenga muri mino bumwe tukareba ko basangira podium byibuze bakagikora ikiganiro mpaka bishoboka ari batatu ntibishoboka narabi nabyo yakora whoever has mind kubera sineri hagati y'abakandida intera iri hagati ya Perezida Paul Kagame n'uriya musore wa mino bumwe hari umworera muremure cyane ngaho babwiye wabukire ngo ntibishoboka yuko habaho transition uzi ko bombi amajwi ya Frank y'umwaka 2017 yateranyije nayo Mpayimana kugeza muri rimwe biragoye yego twakivuyeho Mpayimana we nyine yaje kugira ngo gusa Mpayimana yarushije amajwi Frank amva nawe reka turebe ariko sirekeza ko imibare yabaye fair ibyo ntabwo ndi bubyivange yahereyeho kubwiraga ushaka ko politiki ukomeye ariko undi muntu kuyamuca nashakaga kukubwira akamaro ka Mpayimana ni kamwe ntabwo yongeye mu mibare yanjye iyanjye simvuze ngo buri muturage yemera simvuze ngo namwe ariko muyemera njye niko ntekereza sintekereza ko Mpayimana afite gahunda yo gutegeka u Rwanda Frank warayifite Frank arayifite na Kagame arayifite misiyo ya Mpayimana ni izi sabotua hari umuntu agomba kugabanyiriza amajwi oya none se aho aho bikora wabivugaga ngeze Kinamba ngize Imana imodoka za yanjye yabonye aho yica urumva ntabwo ntekereza ko iyo turufu cyangwa se ubwo buryo bwakora hano aho uwa mbere afite 99 hanyuma ukurikiyeho akagira 0.3 aza kugabanya iyo hari likelihood yuko bapezanya hakaba icyiciro cya kabiri noneho aho ndakaza atuma wa wundi abasiga cyane hano nako akajya kubamo njye nkakumva muri ubu buryo wa wundi uri serious natsindwa ariko yarushijwe na wundi wajemo nka marene cyangwa pare uwo pare akaba atari bujye kusakuza ngo banyibye wa wundi wabonye munsi y'utwe azasakuza ati okay urakoze that's a very good analysis analyze yawe ariko hari mwakabazo imibare turebe ko twagakura imibare ni miremire buriya ibintu by'amatora ari imibare byinshi imibare ni miremire niba nashaka kugeza 5% ariko nkabona umuntu ushobora kuza utuma uguma kuri kabiri ujya munsi ya rimwe cyangwa ukajya munsi ya rimwe icyo nshaka ni kigezweho
murakoze. Karege icyo kintu nawe kivuga ko kuva kare Robert yakivuze ntiwagikomoza. ese Karege ubundi FPR yishimira kuba nta mukompetiti ifite mu matora buri gihe abantu kubanza kumenya niba imukeneye Ubundi se abanyarwanda baramukeneye. niko Nabyo. kumenya niba imukeneye neza twavuganye na Robert ko niba FPR nihindura umukandida tuzajya muturi beje Reka nzembereke ikindi kintu mutari urumva kubona. rero Ni uko mutari kubona ikintu gihari. RPF ingufu irimo gukoresha irabizi ko ifite abantu, irabizi ko umukandida wayo akunzwe, ariko ntibaryama, Ariko barashaka 100%. ariko ntibaryama. Ariko ibyo bintu byo kutaryama kwa FPR ntabwo ari ibyo, ntabwo bigaragarira gusa mu matora. Yego. Nubona nuko na style y'imitegekere ihari. Ubona umutegetsi uriho afite inyota yo gutegeka nk'ahari yakigera ku butegetsi. Yes. Kire niki Si cyiza se. no kumutekana ubona basanga ariyo bakiva mu ishyamba bagomba guprotectinga ubutegetsi at all cost. oya ako kantu ufite ako kantu ko kameze ye cyane byakunda kukavuga ufite buriya mu ngoma zatinze kuva u Rwanda rubaye repubulika. Iyi niyo iri imbere cyane imaze kurenza imyaka 10 ku yindi kuyitwa ko yayibanjirije, ariko ifemba ihamu wagira ngo babufashije kugira ngo noneho turebe no mu bikorwa, tugende mu bikorwa Robert, kugira ngo mbere yuko tujya mu bikorwa, tugende mu bikorwa kugira ngo iyo teori uyumve neza. Habyarimana yakoze kudeta muri 73 muri 87 kudeta imuhirika yari itangiye. Uzi icyo bivuze? Muri 87 hari hariho atmosphere ihereza urubuga abantu kwinyagambura uburyo umuvuko bashoboka kumuhirika. ati buriya nanjye nabawe. Ariko RPF at 30 years ni wanabitekereza. Aho ya Robert wagiye kure. Dida sereka nkoreke. Robert Mugabe wagiye kure kuko mu 1982 akayihayiho kabareze inde ko kuba president karaje. Nibwo yabafunze. Sibafunguye se muri 91. Yego. Inkotanyi nizo zabafunguye mu Ruhengeri. Murakareka yihaye ko uhirika ubutegetsi nako muri 82. Ariko kariya kayayo ushobora kukagira utagira ngo hano habuza abafite akayayo. Ariko how the system is built kugashyira hanze. Oya sino kugashyira system uko yubatse. Yurebye polisi uko yubatse, ukareba army uko yubatse, ukareba intelligence uko yubatse, ukareba inzego zibanze, ukareba inkeragutabara, ukareba ibiki byose, ukareba youth volunteers, ukareba ahantu niba unafite n'icyo gitekerezo urakigumana. Oya ntabwo wabona ntakora kudatura umwe ukuntu bari maso cyane bumva yuko oya mubazi impamvu bakigumana ku kintu gifite kigumana ariko ari yasurwaga ibya none se wakinyuza you would commit suicide by trying to portray icyambere Karegeye ntabwo wakora kudatura umwe. Ni ushoboka. Noneho rero nindure bwizere ko wabiganiriza mu nzego zubatse gutyo. Ubundi se mujya mubona Karegeye yuko bigoye cyane gufata Karegeye na Mugabe na Osokim ukamuhuza na Didas bakicara bakemeranya ku kintu. Uzarebe si cyo kuva ngo ducuye umuhanda wenda nawo umwaca wayakere ko kujya kunywa byeri. Niyo mpamvu nubona iriya RMC abariho nibarangije manda kera. None se mwashobora gukora inama ngo mubakoreho mwebwe akase mu gihe cyawe byangwe kugukuraho ufite umushinga yari ufite umushinga umubare wubatse. Oya kiragiye yari transition ariko kiriya gihe RMC yari tarabaho. Yego na leta ari kifite ijambo rigewe wari inuza imbanza kwasa fondateur nabwo nigeka mu gihe cy'agateganyo kugira ngo ibyo negetse ndebe ko birimo gukora hagombaga kuba competition abantu bagasimburana. Ariko muri uko gusimburana something wrong happen bituma ubwo badashobora kwicara ngo bahuze.
ariko mu gutora kandi ikibazo mu cyabaye gihe cya muvunyi byarakuze Cyabaye ariko igihe- ariko byariye abantu niwe wabyishe ariko muvunyi twari niwe duhari. watumye Niwe haba wabyishe. kondisiyo ituma mudashobora kwicara ngo uko yitwaye the same now happens mu bayisilamu bashyizeho shehu uriyo yiyamamaje wenyine uriya ni Medvedev na nuza na Putin nuza uriho wagiyeho musa sindayikaye Yego. kugira ngo abe mufti mufti yiyamamaje wenyine undi waba bari we kubwahise avamo hari na briefing yo kutabivuga adeperi twaramwakira mu minsi yashize uretse urabyibuka gatoya adeperi right now aha ntabwo bakwicara ngo barashaka gukuraho reperezida ngo bahuze igitekerezo ko bajya bagira akayirayiro oya ntabwo hariyaho Bipfa bitari hari aho Abo karemewe n'abamotari koperative y'abamotari ntabwo bakwicara ngo barashaka ngo barabona ubayoboye ubu ngubu atameze neza ngo Ko barashaka hano hepfo. gukuraho undi tujye mu banyonzi njya mu basikuti 2-5 yaho nari imyirere abasuti bo bisa nkaho byarangiye ntabwo bazongera no gushaka bya bintu byabo bigira bitwara gisirikare twafatiye imodoka yabo ahantu hamwe ngo bagiye muri Kongo kujya mu ntuzi ariko hariho itorero ryitwa anuza medisaliye we batandukanye n'abandi ariko ubundi ruza abo batandukanye cyane n'ino abo ni international yitwa Salvation Army itanga n'amapeti bya so good ariko ntabwo bakora ibintu nk'ibyo abasukuti bakora urebye no mu magereza abasukuti ni umutwe witwara gisirikare reka now the issue is ikintu cy'uko nagabana namezaga ikintu wari uvuze the issue is FPR nubwo bafite umukandida ukomeye they are taking no chances bariyamamaza ntibaryama bariho barategura ibintu biri ku murongo amatishati n'amadrone muzayabona n'indege n'ibiki mbese wabonye indirimbo ya Dr Claude wayibonye oya ayumvise Dr Claude yabwiye hakurya hari iwabo avuka aho avuka yababwiriyemo avuga ngo bashaka guhindura ubutegetsi hano mu Rwanda abo bose ni amashyari ibyabo byose ni abakontre sigise yaririmbye iby'umusaza agejeje ku Rwanda arabishyira muri video biraryoshye cyane yego hanyuma gukomeza kuvuga ariko nta kibazo yatwikiye icyama ntabwo Claude urebye indirimbo ye ntabwo ari igitwikira cyane cyaba kirakomeye musaza uzi ko niyo mpamvu ndi kukwereka ko imaze kugeza amaso zishobora guhindura ubutegetsi nka butanu muri Afurika ubwo ni bukeya kandi n'amafaranga barafite menshi cyane noneho turebe iby'icyama kutaryama kwacyo ibyo gikorera abaturage reba amazu ari kubakwa hano hepfo cya hafi agiye gutahwa hazatuzwamo abaturage 530 nako imiryango 531 nase mu squad urekana munsi niyo temuze korera iki gice cyose yego uzareka turazirwa mu monisho ibi hari ikintu nifuza iki gice cyo munsi ya zari yuko tutajya impaka yego ibikorwa FPR irakora hari ubushidikanyo nawe turi kumwe ku meza n'abadukurikiye noneho ikibazo barongere hano ariko ikibazo gihari gikomeye mwibaza politiki cyaba ariko byo gufungura ikigo ariko se urafungura abantu bataragera ku rwego rwo kwihaza no mu biribwa bizaba byari se yashize uri urumva uko icyo nicyo nashakaga abantu that is exactly icyo gihe kizagera ikizagera ariko bazakigena ryari ni system reka nkubaze Karegeya ubundi se barabikeneye nicyo naragiye kukubaza ubundi n'abanyarwanda muri baba se barabishaka abaturage bwabo wari uzi ko amashyaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bakoze kubaza abaturage gake gake birabita za opinion polls abaturage benshi ntabwo bari bagishaka ko amashyaka menshi agaruka ni nayo mpamvu hajeho iyi bita ko ari demokarasi yumvikanyweho ariko ibyo nabyo bifite impamvu uzi yuko aya mashyaka ahari atoroherezwa kujya kwigaragaza ko hari mu giturage akorera muri forum ko ubushatse Fazira rero tubwiye hano Karegeya yari muri kumwe yego bo uzi yuko PDI na PER n'andi mashyaka impamvu afite amabiro ahora akinze mu ntara uzi ko badakora mobilization si barikeneye ariko Green Party irayakora Green Party yonyine andi ni ku rwego rw'igihugu
hanyuma Karegeya Mugabe yavugaga yuko Frank Habineza ko ari serious akayihayeho ko kuba perezida gafite yego so bakunze mudukurikiye ikiganiro cyitwa urubuga rw'itangazamakuru turimo kuganira ku bakandida bemewe muri aya matora ateganyijwe kwa karindwi bemewe mu buryo bw'agateganyo ariko ku mwanya wa perezida n'urucabana iriya niyo burundu hanyuma rero urabyemera ko Frank abishaka cyangwa nawaje kugira ngo umukandida atabumwe ngiye nkurikije aya Frank reka nkubwize ukuri ibihe Green Party yaciyemo iyo Frank aba atari committed aba yarabivuyemo cyane ariko uribuka André Kagwa ari vice president uzurwa yapfuye uribuka intebe bateranye muri Semporo bagiye gusinya nari mpari cyo gihe wenda cyo kora Frank sinzi ukuntu ahubwo wenda birokoka we yari ahunze yaciyeho yataza kuba uyu munsi atari serious ubundi yagomba kubivamo icyo gihe cya Semporo kuba yarabigumyemo na risque zarimo mbabare mubaza kandi kantu kamwe ni kuri ako ngako n'ubundi kuba uyu munsi Frank yavuze ati none singishaka ko umudepite liste w'abadepite ntariho yewe nawe na ntezi Nazimana ariho niwe nimero ya mbere Nazimana ariko ntabwo ejo bisabwa ndarifite urutonde rwose azabyuzuza azabyuzuza cyangwa cyo kwa muganga n'ugira n'ipati bose barakibeshye bose cyarabatsinze n'abayirize byiringiro nabo nabonye Ayirize nawe ni akantu kamwe abura cyangwa yiraciye kwa muganga azabyuzuza kubona atagishaka kuba umudepite avuga ati njyewe ngomba kujya mu ruguru n'ibyo yaratugushize ari hano nicyo cyerekana ko ari committed koko ntabwo aricyo kibyerekana ntabwo aricyo kibyerekana cyangwa abahereke batende utatse muri guverinoma cyangwa uzajya ahandi hantu reka byose yabiba kurunusa ku mwanya w'ubudepite nta gitangaza kirimo ashobora kujya muri guverinoma ashobora kuba ambasaderi cyangwa akajya gukora ibindi najya muri guverinoma azaba koko atagaragaje ko atari opposition urajya kuba muri executive gushyira mu bikorwa manifesto itari yawe nawe wari ufite yawe manifesto muri forum ariko bijyamo iyo wemereye yuko dufite consensus politique mu gihe FPR ubwo nta opposition iba mu Rwanda rero opposition zibaho ariko opposition is not an enmity kuba tutavuga uzarebe muri Amerika muri Kenya utekereza yuko kuba nitaba muri iki kiganiro mwitaba Didasi Nifasi nemeranya na Didasi Nifasi uburyo akora mu itangazamakuru rye utekereza ko nemera Karegeya uburyo arikora cyangwa wowe usokiye ariko ntidukorana se oya ibyo biragoye ahubwo nayo opposition muri demokarasi consensuelle ishyaka rishobora kuvoma muri manifesto y'irindi cyane ahubwo ni n'inshingano z'uwatsinze kuvoma mu z'abamutsinze kugira ngo yerekane oya n'ibyo Green Party igaragaza sawa hanyuma ndagira ngo opposition ibaza yo hari a candidate ukomeye hakaba hari amashyaka cyangwa se abandi batavuga rumwe nabo baratanze manifesto sibyo wowe ugatsinda ukagira impano ugatsinda uvoma muri manifesto zabari oya aragatwara nabibonye oya Frank Mpayimana we cyogajuru FPR ita ibikoresho rizamura na byinshi cyane Frank aravuze ngo azaza muri cyogajuru muri 2017 ejo bundi FPR zitazamura byinshi cyane wamugara mu karenda w'umuhanga yari yarakopeye reka nkubwire Robert Mugabe ubwo yari yarakopeye ikizanga muri za gicuku byose kibavuga birakomeye ariko reka njye nyisobanurire batagira ngo hari ibindi ngamije buretse gatoya mwampaye uburenganzira bwo gusobanura sibyo icya mbere ku bintu birebana na technology uru Rwanda no kuba abantu benshi bari kuri internet no kuba Karegeya yarashinze Karegeya Omar Pano igahitona abantu nuko igihugu cyashyize imbere ibintu byitwa ikoranabuhanga ntabwo rero ibyo bya internet itangwa n'icyogajuru ari byo bibagiwe ahubwo nuko icyama mu bintu cyabwiraga abaturage kitari cyabishyizemo ntabwo wavuga yuko ari igitekerezo ariko ntabwo ntekereza yuko batabishyizemo kubera ko babishyize reka nta n'impamvu yo kubivuga biri umushahara bari muri ubwo yagarukaga mu hanga ati kandi avuga ko azogeza abarimu barogeje gusoma ibimenyetso by'ibihesa biragoye ibyo ari byo byose niba ashobora kubikora ni umuhanga nyine none wasome n'ibindi kandi gukomeza kumuhereza minisiteri ni ibintu byoroshye cyane nta kibazo ntabwo nabyanze ntabwo byamubuza kuba opposition oya mwansinze kuko Frank Noza Philippe Mpayimana amaze gutsindwa amatora bamugize umuyobozi kandi wo ku rwego rujya kuba hasi arabyemera
muri minubumwe none se ubundi yari afite iyihe ava mu Bufaransa yaje ari umunyamakuru uje kwiyamamaza nari imodoka yagiraga afite akavatiri kamutwaraga mu kwiyamamaza byabaha imana byo mu bingura imbere reka tugende neza oye ikibazo kiri serious mumbabarire mutamwamwanya Frank Habineza aba serious ubushize yarabonye 0.3%. Ubu imyaka 7 ishize icyizere cyuko yatsinda Paul Kagame kivuye hiye cyo gutsinda ariko none se ko mwambwiye ngo inyota koko n'icyizere cyo kuba yakwicara mu bibiri aragiye inyota arayifite ariko ari gushyushya se koko niho hazi neza wa 2017 ntabwo ari we uyu munsi banahuye barwana sinawe uzaza 2029 Frank wa 2017 ahuye na Frank w'iki gihe barwana kandi iyo ntambara nawe wayihagarika nawe ikibazo aho kiriri ngamusubize Frank w'iki gihe amaze kugira experience ishyaka rimaze kwemerwa nta nubwo ari experience gusa amaze kugenga confidence amaze no kubera system uko ikora ibyo kandi yari yabivuze afite abadepite nawe n'umusenateri afite n'umusenateri sibyo Green Party rakomeye mu by'ukuri icya kabiri icya gatatu kirakomeye Green Party imaze kugeraho imaze kubaka inzego kugera ku rwego rw'akarere ayifite abahagarariye urubyiruko abahagarariye abagore ntibari muri kihe cy'amatora se ko batajya kwigaragaza kuko no twabonye oya kandi n'amafaranga byubaka ntabwo aturuka mu mufuka wa Green Party gusa iriya forum y'amashyaka ifasha ayo mashyaka yandi kugira ngo ayandi ahubwo sinzi aho bashyira amafaranga ayandi sinzi niba bayirira sinabimenye nawe Green Party barabikora uzi ko Frank mbere yuko yiyamamaza bwa mbere yari afite ubwenegihugu bwa Sweden arabureka hanyuma rero ni mu byemera jewe rero none ahangaha icyo ntekereza Frank arashaka kuyobora iki gihugu ariko muri iyi manda iyi manda genda keka yuko Frank izi ubu ngubu yiyamamaza ubushize ni ukugira ngo wemerwe ubu none ahangaha wamaze kugera muri sisiteme ubu ni ukugira ngo atsimbakaze ishyaka rye muri guverinoma ariko anakomeza kubaka relevansi yaryo uko turivuga niko abanyarwanda hari twakoze ikiganiro turi kumwe na Sheikh yari yasoje se buriya oya yakomeza Frank anga Frank ati rero Musabuduru Karim avuga ati wowe uri umuhungu wacu ati ibyo uvuga byose n'ibyo ushaka gukora byose ati umenya kuri wacu urumva yabibwiye twicanga ari babiri bicemo nga nejo ndi muri 2020 na Abdul Karim Harerimana Abdul Karim yabaye ambassadeur ubwo ni cyakene usko tunyo bavuze ati ntago nawe yaba wenda ariko impamvu yavugaga ko ari umwana wabo ni impamvu ebyiri Frank n'ubu yari umunyamuryango wa FPR Inkotanyi nanjye nshinze ishyaka ntabwo wavuga ko navuga the product ya RPF njya kumenya ubwenge na za politike n'iki n'igisirikare n'iki the product ya RPF ubu nshinze ishyaka agagaruka umwe umuntu usigatita akavuga ati Mugabe nubwo ushaka kwigira ibyo umwana wacu rimwe na rimwe ntabwo yaba abeshya ariko ariko nanone aba ari bwo kukwambura imbaraga kugira ngo ni nk'uko n'umuhungu wawe umushingira ikibanza cyangwa akakigurira ntabwo ujya mu rugo rwe uvuze ngo muri product yanjye ntabwo ari bamwe icya kabiri kigomba kuvugwa ambasada abwira Frank byari nko kugira ngo kumudezaruma kumwambura intwaro ariko ntabwo FPR yareze ba Frank n'aba ba Robert ariyo y'ubu attention yari yakagezemo bari yasebe bibiceri no gucukura yari yakagezemo se babyinye mu kinigi gucukura iki ibisarane yareze Frank na ba Robert iyo y'ubu yari yakatangiye kugeramo ibisambo yari yakatangiye bo kugeramo oya uretse n'iyimwe nawe wasanga na Frank wasanga no mu byatumye yiva ari uko bimaze kwinjiramo abandi wenda bihabanye n'ibyo yemera uko niko kuri ntabwo y'icyo gihe iyo yakujije ba Robert ari iyo y'ubu reka Robert agira icyo bivugaho kuko ibintu uvuze birakomeye hariho iyo wubaka ishyaka cyangwa umuryango wa FPR ntabwo wubaka nk'upfundikira aya mazi
iyo yashyizeho igipimo cye bikayapfundikira aguma gutyo kugeza umuntu agiye kuyaba. Ishyaka riri mu ishyamba ntabwo iyo rigeze ku butegetsi rigomba kugira icyo twita transformation kandi rikagura metamorphisme kandi rikagura. Abo bose bacukura imisarani iki iyo mpamvu FPR atari ishyaka n'umuryango irakira bariya bose hari n'abakubaganyira irabababarira ibyo kubabarira simbizi nawe biterwa n'ukuntu wakobakanye it's true. Iyi FPR y'icyo gihe yari FPR ikiri nucleus nucleaire mbese n'uwayo y'igifu ariko noneho nk'umuryango ntabwo waba umuryango uheza ngo kabe nk'aho ari akarima k'abantu bamwe. Oya, ni ishyaka riri ku butegetsi kandi rikeneye buri muntu wese kandi rifata n'uwacukuye imisarani rikaba ryamugira umuntu mu gihe yemeye kuba umuntu. iyo byanze iyo ya icyo cyaba gituma Frank yakora agashinga ibye cyangwa oya yewe FPR tubyiyore bya FPR tuyite nk'irindi shyaka ryose nemerewe no muri Amerika kuzura umukandida w'abademokarate wanageze hagati mwajya kujya mu matora ugakorosinga uvuga ukajya mu Republican no mu Republican akavamo akaba na independent. Muri politike ni ahantu hari permanent ho kuba habaho ni nko mu idini habaho idini ryanyu ribakatira amasakaramentu. muri Israel ubwo na perezida Ariel Sharon we ntiyigeze ahubwo kuva mu rye kandi yariyoboraga Ariel Sharon wari umuyobozi wiyongoye ku ishyaka yavuye muri Likud yes ashinga ishyaka ryitwa Kadimu yavana ryo pozita yayobora ejo bundi noza Jacob Zuma yavuye mu ishyaka uwumve yuko Ariel Sharon ajya kurivamo niwe wari uriyo yarivuyemo ari na prime minister yuva ntabwo cyemeranya n'imirongo ashinga Kadimu Kadimu iriyamamaza iratsinda Ariel Sharon arongera yahavuye arwaye. Tugurumva rero ko umwana mubi kuko niwe wasenyeye inzu noza ya Serafat arasenya asigaza icyumba araramo. ariko biriya ikintu biba bivuze ni kimwe hari ubwo umukandida w'ishyaka rivuga ngo umukandida wacu arakomeye akishora rugo aba akomeye kurenza ishyaka reka tube nuza none iminota isigaye tujye tuvuga bigufi ariko by'igifuti turebe noneho ku rutonde ku ntonde z'abakandida depite tutajya ku badepite n'amasomo makiye yego urutonde rwateganya abakandida bari icyenda ku mwanya wa perezida wa repubulika abashakaga kuba abakandida hasigaye batatu ubu nibo buje ibisabwa ariko two kurenza ingoyi n'abantu bagera kuri batandatu bavuye mu ku masegonda makeya Robert abangaba bandi twabonye barafinda twabonye ba Diane twabonyeho hari umwarimu n'abarimu babiri hari witwa Innocent witwa Thomas twabonyeho Mbanda uzugarukaho cyane Mbandura yarakubaganaga abantu kwari kwerekana ko bari cyangwa ko ari no guta igihe no ubwo kumva ikibazo reka ko kandi watuje ibisabwa reka nze didanyemerera turebe we aravuga ati bariya bari bakomeje ariko ntekereza ko umwana mwabivuze ahubwo twareba muri bari hariho mubona wari serious ku buryo twavuga tuti kuba inzira ikomeye inzira bacamo iragoye pe ari amasinyatire mwabivuze Mbanda kandi yaje asa naho afite yindi agenda hari umuntu ntekereza ukunda kwigaragaza ngaho ari ibintu afite tutazi iby'ibanga njye mfite amatsiko ye kuko nawe nivovoto ukabona arasa ngaho ntazi ibyaye ubona inde uriya mukobwa Diane ahetse iki hari abantu bamushyigikiye benshi cyane muri iki gihugu uburyo twahungabana na confidence ko n'umudamu yamamaza kwiyamamaza everybody can dream it niba n'abarafinda can dream it why not there njyewe ni gute kuko nabonye iyo tweet yavuga ngo Kagame wanditse nk'iyabamaza yaramaze iminsi yaracecetse ubundi se komisiyo imuretse is he that big kandi imuretse waba wivuguruje
waba wivuguruje niba twabonye ko Mpayimana ari ku gakino kugira ngo aderanje amajwi imideranje ya Mpayimana siyo ya Diane ibyo byo franchement parlant hari challenge twagira karije uretse gatoya aho ngaho rero igihe cya kiganiro cyanyu gihe uyu muvuno uravuga ngo we yaderanje cyane aganisha yakonye Mpayimana yaderanja uko yabyeretswe kandi simamya ko Diane ari uwamweretse ariko se kariye yatungurana yatungurana ikibazo gihari reka baganire muganire twabaretse no guhindura mood y'abaturage oya iyo mood icyo kintu cyo kuba ari umugore ubundi se afite political reba na Robert muganire twabaretse reba hano tuganire ubundi se afite political ideology yakwemeza abaturage tuvuge akafata uburyo yakwemeza kimwe cya gatatu cy'abanyamuryango wa FPR Inkotanyi bagatora neza mikoro fata neza mikoro ifata neza ntabwo ikibazo ari ubwishi niyo yagirisha politics is numbers ni imibare politiki imibare ni imibare n'iryo jana ijana ryaboneka mukeba yarirenze mukeba ari tayari ko yo yaribura icya kabiri ega ni nk'akantu kaba kameze ubundi hari ikibura bakarya harya ngo ni ikintu n'umunyu cyangwa n'urusenda urumva hari abantu dushobora tuvuga ngo kugira ngo urambe ku butegetsi nta nubwo bivuga ngo ugomba gukomatanya ibintu byose hari ibintu bike ugenda urekura ariko n'ubonetse wese ahantu tubonetse wese ariko na wa wundi aho kugira ngo umbeke kuri geopolitikali mu buryo bwa politiki muri politiki uko numva politikali aho kugira ngo ukomeze wivovota unyereka ko ufite hari ikindi ufite nakureka nkakireba kuki batamureka oya attention Didas icyo kibazo ntabwo cyemewe mumbabarire icyo kibazo Didas abashije ntabwo cyemewe impamvu gitemewe ni iki ngiki ni nde wamubujije kuzuza bira byangombwa iby'imikono tubireke nanjye nemera ko bigoye sibyo ni namubujije kujyana icyemezo cyuko kigaragaza ko yakatiwe cyangwa atakatiwe igihano kiri hejuru y'amezi igifungo cy'amezi 6 akaba yarajyanye kopi de jugement intuza amatorewa ninde wabujije Diane kujyana icyemezo kigaragaza ko afite ubwene gihugu nyarwanda bw'inkomoko akajyana acte de naissance icyemezo cy'amavuko buretse buhagaza ninde wamubujije icyemezo cy'amavuko kireziraga muntu kirenze acte de naissance cyitwa gute buretse gatoya cyitwa gute icyemezo cy'ubwene gihugu nyarwanda bw'inkomoko ubwene gihugu wivuga amavuko kucyata ni ikindi kibazo cya gatatu sibyo ninde wamubujije kujyana kandidatire hakiri kare ngo nibasanga hari ibibura nibura bafite umwanya wo kujya kubishaka kuko yajyanye kandidatire ku munsi wanyu niba ari leta niba ari perezida Kagame sawa ku mwanya wa perezida ikimikono nge nabuye natera umuntu cyo kiba kirangiye uburyo ibiri byose rwabyuzuza ngaho n'umukomeze muganiro hari ahantu tugeze tumaze kwemeranya ku ikibazo cy'imikono ari ikibazo kigora abayizi kandi cyo utagikira ibindi naho wabyuzuza ikibazo cy'imikono utagikira buriya rero Diane yatumye abantu bavanaho gushidikanya iyo bibera mu mikono gusa kuko harimo ariko jewe hari ikindi nibaza mbere yuko tujya mu kindi kuko hari ukundi twari tugiye gukomeza ariko ikindi nibaza kuki hataboneka umukandida uri serious akarega buretse gatoya mufatiye mu nzira akarega komisiyo mu rukiko ubundi iyo ushaka kugaragaza ubundi uzi inkiko icyo zimaze iyo urega ziriya institution bituma zikura ariko n'inkiko zigashyiraho precedents ibintu bigomba gukurikizwa kuki habuze umuntu kuki nabona umuntu n'abari bwo kwivovota ndahoze gurikira uriya mugabo witwa Hakizimana Innocent yivovota n'ibyamubayeho byose biriya bintu byose byamubayeho it is unfairness it is injustice it should go to court for redress iriya komisiyo ntabwo izakura nitabona abantu bayirega mu nkiko Robert Mugabe buretse gatoya ibyo yivovose kandi ukaba urimo kubiha ishingiro ni ibiki dusogongezeho
ariho aravuga ahantu yabaye mistreated inzego z'umutekano, ariho ahantu avuga ibintu by'imikono batamwemerera kubisubiramo, ariho aravuga ku kintu cyo kuvuga ngo umuntu wafati umuntu abantu 12 bava mu karere bari barafatiraga muri ako karere ariko ari naho bazatorera. We agenda na liste y'itora kumenya abakandida bazatorera aho hantu. Ibyo bintu si ukubeshya. Ushobora kwiyimura nimugoroba. Ushobora no kwiyimura nimugoroba kuri telefone. Ariko iryo ni ikosa rya komisiyo cyane cyangwa ni ikosa ry'igihugu mu rusange n'amategeko n'amabwiriza yacu ry'igihugu. N'amabwiriza Commission ifite ayo mabwiriza, they should be taken to court in a serious court. Ariko uriya mugabo ajya gutanga candidature yarabizi, aba yarayireze na mbere yuko ajya gutanga. Nawe urabimenye uretse gatoya uhera he uvuga ko yarabizi? babaha ziriya mpapuro ngo bajye mu baturage, kuko ntabwo ari impapuro zabo bwite, bajyanye mu baturage ngo babasinyireho, zari ziriho kashe ya komisiyo, sibyo, cyangwa logo. Bajya gushaka imikono mbere yuko bagenda, barabasobanuriraga imikono nibura 12 muri buri karere, kandi mugasinyirwa n'abantu bafatiye indangamuntu muri ako karere, bari no ku lisiti y'itora bazatorera muri ako karere, bakabibasobanurira. Hanyuma wahoze kare wanabivuze nabi, uvuga 12 gukuba 30 ko biba 600 buya, n'abandi bo kuzuza byose hamwe bikaba 600. Yego, ikibazo aho kiri niki, uriya mugabo Hakizimana hari ibintu yavuze niba allegations avuga ari byo, sinzi niba ari byo cyangwa atari byo. Avuga ati nubwo ujya gusubira kuri komisiyo babaze gusohora urutonde rw'agateganyo bavuga ko hari ibyo nujuje, nasubiyeyo ariko mbuvisha n'abantu bari bwo kumpamagara ati kubera ko imikono ntabwo natumye undi, ni jewe wigireyo. Ati bariho barabahamagara babahatira kwisubiraho, ati kandi mbere mbasigisha barambwiraga ngo baza ugende uzane icyemezo cy'ubuyobozi kigaragaza yuko leta itazabashyiraho igitutu. Ati nakizanye ati garutse, ati n'ubu komisiyo yumvisha amajwi y'abantu bamamagara bavuga ngo bisubireho. Umuntu wabwiye abo bantu ngo bisubireho kuki atababwira kwiyimura kuri liste y'itora? Icyo ngicyo cyo cyaregerwa. Knowless ikindi ubundi se abantu bari komisiyo y'amatora ikwimuye kuri liste y'itora, ukazabona message ivuga ngo Mugabe nemerewe gutorera Bugesera, nabyanga se ari cyo barenzaho saho. Harya n'uwo munyamategeko Robert, you need to take that commission to court. Nturi umwavoka urabizi wagiye kumuburanira? Ntabwo namuburanira, impamvu namuburanira jewe CD muri iriya area, ariko impamvu yindi namuburanira ntabwo najya kumuburanira on free of service. Nta kintu yishyura. Mutsinze se nta mande baca komisiyo hanyuma mukayahekenya? Ntabwo ari gutyo inkiko zikora, urumva kure woza uvuga bwo komisiyo. Ikintu dukeneye kuri ino commission kwikuramo amafaranga, no, we need kuyereka ibyaha ikora n'amakosa ikora, kandi igahabwa umurongo. Ibikoze kenshi se kuri kubivuga nk'aho bikora. Vugamo nk'atatu byibara none bavuga ati ubwo iki kiganiro gishobora. Yewe ndiho ndakubwira, niba mwicaye hano turi bane mukemeza yuko ikibazo cy'imikoro ari ingorabahizi, icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye. Ni system, ariko ni system, ntabwo ari umuntu. System bavuga icyo bavuga system. No kuvuga ngo amabwiriza yagiyeho. Yagiyeho rero ari urwego rwa leta, ubwo abagiyeho mu izina ry'abaturage b'iyo leta. Ariko amabwiriza kocamye ari nawe wemerewe kuyakosoza, ariko ntabwo uzi gushyiraho kondisiyo, ariko uzi yuko biriya icyo kintu cy'imikono nuko mwagifashe ariko kirakomeye. None se reka guhe urundi kiri bwakishyura ibyaha byinshi bishobora gukorerwamo. We urashaka urutonde rw'ibyaha, ariko urwo rutonde warubonera muri icyo cyonyine. Niba umuntu wagiye gufata umwanya wa perezida n'umwanya ukomeye muri iki gihugu kandi tugomba kubahiriza, umuntu akagaragaza inyota yo kujyayo kugira ngo yuzuze ibyo byangombwa, ukamuhereza ifishi yo kuzuza ibyo byangombwa, akageza aho ajya gushaka imikono
that person should be protected kurenza Mugabe ni uwo kurindwa ni uwo kurindwa kandi ntabwo atangira kurindwa kubera ko yagiye kuri lisite y'abakandida atajya kurindwa mu gihe ashaka ibyo bintu kugira ngo yoroherezwe no kubibona hataba abantu babikora uriya mugabo aravugamo abameya aravugamo ba gitifu mu mirenge n'abo tugari aravugamo na polisi ese ubundi buriya kariya kazi afite ko kandi buretse ko ari umwarimu kandi buretse kandi mbere yo kujya mu kazi kandi ibyo bintu si ubwa mbere byumvikanye ntabwo byumvikanye muri aya matora 2017 hari ingero zagaragaye hari ababaye ubushize Frank ishyaka rye ryagiye rihura nabyo hari aho bamujyanye kwiyamamariza hafi irimbi ariko i Rubavu hari umuntu byakozeho wari umumeya witwa Jeremy Sinamenye byamukozeho ngo baramwegusha bari abandi bitari reka turebe iyi ntuza ikibazo cyanjye aho kiri niki Karege uranyumva ndakumva kuhuguka ndamukurikiye njyewe ndi maso ngira ngo urabibona urakoze cyane twumvikane yuko mikoro ariko urabona iyi mikoro nayo njyana nta mu ntoki nayo intoki zanjye ntiziguma hamwe tuzahindura twicare twemeranye ko hari ibintu tugomba kubikoraho hari ukuntu ibintu tugomba kubikoraho twemerere umusaza manda yagenewe azirangize ariko twe gukina ikinamico zirebye wazo uvuga ziri imbere azirangize twe kujya mu ikinamico hanyuma nitwemeza nta gishobora kuyobera gatoya buretse guca ijambo raraza statement ibyo bintu nibyo niho kuyobereza abaturage ukangurira n'amagambo yagiye ashobora kuba ibyaha kandi atakagombye kuba umunyamategeko byirokere statement yanjye nyirangize tumwemerere arangize manda aho twe gukora ibintu birimo kugaragaramo akarengane kubera ko ubutezi n'ugunda kandi natwe turi abantu bakuru tubyemeranyeho hanyuma tujya kurekuraho urubuga nyuma y'imanda z'umusaza nabwo tumenye turarurekura bigize ariko tubiganireho bye kuba ibintu umuntu yibwiriza ari uko imashini imugonze oya. So we need to be serious in this matter. Twe gukinira amatora. Icyo komisiyo yamfashije narayibwiye ntabwo nemera ibintu byo kuzana umuntu uvuye kwa muganga yabasuzumwa mental health yabasuzumwa agahinda gakabije mukamuzana ngo nawe ngo arashaka kuba perezida we kwemerera yuko ku mwanya wa perezida ibatiyate mwikwemera ko ibatiyate this is serious matter. Iyo turi bwo gushaka umwanya wa perezida tuba turi bwo kureba imyaka 5 iri imbere y'igihugu cyacu kizaba kimeze gite bati kuvogera muri demokarasi ninde u Rwanda tugiye kuri demokarasi sesuye uwari wese afite uburenganzira nahora twahoranye na Yves Nkuyemurugye avuga ati kuba meya birarinze ku buryo umuntu wibazanga cyangwa ipozompa cyangwa ufite ikibazo cyo mu mutwe atabona aho amenera ariko kugushaka ku nzira ijya mu rugwiro amategeko arahafungura cyane uvuye karayese ayinyuramo yose tube nk'abanyamerika bavuga ati ugomba kuba ufite enda ABCD ukabona ufite n'amafaranga kuri konti erega ikintu cya mbere ntekereza ikosa ryo gukorwa hari abantu bari Kimihurura mu nteko bamwe who don't take time to think bo bakora yuko bari muri manda yabo kandi baproteja niyo ubutaha bayishaka kugira ngo bishyure umwenda w'imodoka n'imodoka n'inzu n'ibiki bari aho ngaho ukuwe ku rutonde akanungunika biriya bintu ibi ni ibintu bireba igihugu yes twicare tubiganireho kandi bitajya mu biganiro nk'ibi ariko bikazamo abantu bafata ibyemezo twemeze tuti ku mwanya wa perezida wa repubulika umuntu ushaka kwiyamamariza uwo mwanya agomba kuba afite iki yujuje birenze biriya byakiragiye wowe uratekereza yuko niba wowe wari watora meya Dida bakora amatora aziguye kubera iki nuko akarere kararinzwe kugira ngo ube meya w'akarere birarinzwe cyane uburyo utajyayo kandi birinzwe n'amategeko sinabategeko cyane
birinzwe n'amategeko process yonyine kuyinyuramo biragusaba kwishojesha ukiriza cyangwa se hari abashaka kuyinyuramo bayikunyuza mu byoro ariko kubera ko ikurikira umwanya hazamo n'ubuntu wivugira ngo politiki tugotera mu rutiriko kuki se hazamo wiva uvuga ngo wishyiraho ngo perezidanse eshanu gusha uvuga ngo amagare azayahanuza plaque cyangwa se number plates ubwo muca make umwanya w'umukuru w'igihugu ariko ugomba kurindwa usibye n'icyo niyo atavuga gutyo umuntu utarigeze akora na patrouille y'abaskuti ntayobora akagari ntayobora umudugudu ahubwo mugomeze mugaruke kuri cya kintu nababwiye cy'ubwinshi against ireme abantu bujuje ibyo kujya kuri uriya mwanya barawutinya ntabwo baza ni ukuwutinya cyangwa no kubona igihe kitaragera nk'icyo rwose avuga ati mwe mwitonze nabyo mugomba kubireba kuki twemera babandi baza bavuye mu muhanda uriya mwanya wakawubayemo either wabaye ministre premier ministre at least nivrameya none abaje bose ukomeye yabaye directeur abo bose ko dufite bari muri za kaminuza ariko buretse abo bose tekereza ko bose bacecetse bakifata system niho mugomba kwibaza dida hari ukuntu bazamo ugashaka gusa gushyirishamo umuntu biri umusesenguzi reka oya ntugakore gutya abantu baba babireba yes uzi ko Ministry of Justice mu bantu bamaze kuyobora ariko bahari mu gihugu ni banga Ministère ya Justice Karugarama nabo singe turamubara kubona ambasaderi abo bantu ya Chief Justice abo bantu harimo abaretarinze harimo n'uwapfuye mucyo ikindi umushinjacyaha mukuru abantu bamwe ntibahari babikoze umuntu wagiye ni Gahima wenyine kuki abo bantu bataganira muri miti erega kandi nawe bipfira why can't the retired politicians abantu tubabone kuki batagaragara inararibonye no muri ubu busesenguzi Mugabe sinakagombye kubasesengura ndakaregeya ubusige yicaye aha Karugarama yicaye aha wawundi wari Chief Justice Sam Rugege yicaye aha twebwe twahicara ariko bwagiye mwemwe muri make twaje why can't elite class of this country who has been in serious positions kuki baceceka bihisha mwebwe mutabaza buretse gato mwebwe bwarabatumira bazana Karege afite YouTube channel kuki utabatumira kuki wowe utabatumira ikindi mwebwe ku rubuga rw'itangazamakuru nakagombye kwishima bicaye ahangaha baganira ejo hazaza y'iki gihugu niba bo batakivugaho batabivugaho ninde ubivugaho kuki bwumva abantu iriya nteko yabivugaho kuki se wumva ko iriya nteko ngewe mwizeye ko yaganira ejo uri umusesenguzi utandukanye iminota irashize rero nanjye ndababaza namwe muri abantu bikoreye imitwe nk'iyo nikoreye Karege batinya iki ntabwo reshize ko ariko kuki ubyita gutinya kuki ubyita gutinya barabatumiye se wigeze utumira Karugarama facts nuko Didas facts ivuga hano ni oneya abadukurikiye facts nuko haje abantu benshi ariko nta reme abazi inshingano z'umukuru bariya bose benshi nta nuzi nishi nta nuwamenya na kimwe cya kabiri cy'akazi umukuru w'igihugu akora usibye wenda Mbanda reka Mbanda tumuvugeho Mbanda yaza akambwira ati perezida from Monday to Sunday abakora iyi Karegeya umuntu utarayoboye na segonderi ariko n'ubudepite bwe ntabwo navuga ko aziho kimwe ari ikintu nari ngiye kwongorera Didas abangaba bari bashaka ukuntu buza buriya budepite bumwe buri muri avero ntabwo kuba buretse kugira ngo ube warabaye umudepite ntabwo byankanga nzi yuko ari ishyaka rihetswe na FPR ryitwa PDI nzi yuko nanuza ubu yigeze ariko abenshi nzi yuko pasharite uko imbere
so kujya ku rutonde ukaba umudepite mu Rwanda ntabwo bigaragariza ko uri umuhanga ko uri umunyapolitike Cyangwa ko ukunda politike. cyangwa ko ukunda politike cyangwa ko ufite akayihayiho ka politike no icyo nashaka nta nubwo bigaragaza ko Amabura- wamenye iyo no yawe ishyiraho akadomo komeza amaburaburize nicyo nshaka kukubwira at least iyo byonyine niyo bavuga ngo mu rugo bariya abantu bashaka kujya mu rugo hari n'abatahazi reka nkubwire Karegeya ikintu kimwe uvuze uriya mugabo waje aca amazi abanyamakuru nshaka kongorera didasi kuko muri kure nibuka ko ndi ku karubanda ndabibabwira dusohotse ibintu ntabwo bari tayari mwe abantu mwe nuko mpamvu utazi ibyo ari byo kugira ngo twerekane ko ari demokarasi twemeye ko abantu baza ari benshi ariko iyo bapimye ugashyira ku munzani dufite abantu babaye ba PM bicaye kandi PM nibura abari hafi ababaye muri Sena abo ngabo nibo bakagombye kuba noneho bajya muri mu mpijambo bagaragaza ubushake ariko Robert na Karege mu mpijambo kuko nge mbereho ku nyungu z'abadukurikiye kugira ngo basobanukirwe abo bantu muri kuvuga bari tayarinze bari mu muryango baturuka mu mutwe wa politiki runaka ufite discipline runaka ikurikizwa ntabwo Pierre Damien Habumuremyi yakwidumbukiza n'umurwanashyaka wa RPF ntabwo yakwidumbukiza ngo yitange abo mukandida Murekezi ni wo muri PSD ubwo nabo bafite uko babyumvikanyeho sibyo ikintu utari bwo kumva muri iyo myumvire yawe ntabwo ari imyumvire yanjye oya muri iyo realite yawe ikintu utari bwo kumva ntabwo twagira political maturity y'abaturage tutaganira kuri politiki kandi uretse abantu bakomeye bagiye muri myanya bazi politiki bari muri FPR Inkotanyi nitabemera ngo bashobore kuganiriza abanyarwanda tuzahora twise none se muzeti toro tarimo ko tumutumira kazi ariko ni wewe kubera iki se we ari ufite visa imeze gutyo uretse gatoya nuza nabwo yazaga uyu SG wa RPF agasaba agenda twamutumiraga kaza ubu kuva yaba SG yari yaza arifite akazi kenshi ndatekereza akazi kenshi ni uyobora tuzamutumira turebe ni uyobora iki gihugu tuzamutumira ariko we yarabonekaga sibyo reka ngubwire undi mukomiseri wabonekaga reka ngubwire undi mukomiseri wabonekaga Abdul Karim ubu aracyaboneka na ambasaderi ari hanze ari kure y'igihugu Abdul Karim Harerimana sibyo hari abandi bamutaboba baravuga elders badakeneye uruhushya those are elders badakeneye uruhushya ariko nkabakaboneka kubabona biragora abandi kubabona biragora ariko gakaboneka ubu oya igihe kirageze ngo yongere agaruke ubwo abaye komiseri wa komisiyo muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ariko kiriya gihe yasaga nkaho ari mu gihano ntabwo oya yasaga aho ibyo byo gusa nabyo si byo ibyo byo gusa si byo either uri mu bihano cyangwa n'ubirimo wisa biterwa n'uko bahana oya bitera ahubwo ikibazo gihari ni iki ngiki I think RPF should accept RPF as an institution not as an ideology nanjye nyiri ariko as an institution kwicara bagakora political education muri iki gihugu kugira ngo rimwe niba ngibi by'ibi bya komisiyo nabyo byo gushyiraho urufunguzo bishobora rimwe kutazakora kandi tukikanga ibintu hari biro politiki imwe bemejemo ngo hagomba kujya bizihizaga imyaka 30 ingahe 3 yari ingahera 35 yego bavuga ko bazashyiraho RPF Leadership Academy biri mu myanzuro ubwo rero bazajya bigishiriza muri kaminuza nyine ariko ntabwo ari Robert arashaka those leaders izajya kwigisha abakada serious kada abaturage bakiri bato ba selection ngo n'umuturage ufite rangamuntu ugiye gutora ni haza Didase na Mugabe ahitemo Didase azi neza icyo akora n'inshingano amenye yuko ejo hazaza y'iki gihugu ahahaye Didase ahahaye Didase kandi niba mwibeshyeho iki gihugu ari yarakirinda that is what I want hanyuma uzi ibyo ngibyo cyabikemura nuko all this senior government officials bazi icyo bivuze abanyapolitiki
twemera tukaganira Osake iminota yagiye akadufata 5 abanyiramuradi batwihanganire 6 tuyishyireho none se ko hanze cyagiye ko tuhita tubijyaho aba yakigiye yabikenewe cyane naho bano basiniye bano ba retired bayoboye ba political bamazina amakuza na mbere akiri minisitiri w'intebe ntiyavugaga ibaze oya makuza we na makuza ikibazo cye ndakizi nyikora New Times bigeze kujya Senegal reporter ubu kavarenga makuza akiri prime minister clip warazibura story narazibura yaburaga kose kandi yagiye yaburaga kose akazeguro kazanyabihu akagera hehe ibiki byose baturage agatanga speech inanditse ukayibona ukayitandukana kwitandukanya niyo ubushize uburyo wabona a new story every time you are with the prime minister. That guy is a good lawyer. And I like him. He's a good lawyer. No munyamategeko wanyawe ikibazo ngiye vuga ibaza amafuti cyangwa sinenge turimo kuvuga kuri komisiyo y'amatora ibaza ari retired chief justice na retired minister kuko yari n'umuvugizi intumwa nkuru ya leta uravuga Karugarama aribo barimo kubitanga ibitekerezo ariko uzi Karugarama ava kuri uriya mwanya uko byagenze uzi ava kuri uriya mwanya uko byagenze yazize kuvugira mu itangazamakuru muri The Guardian icyo gihe hari impaka zo kuvugurura itegeko nshinga ubwo se iyo inzoka yigeze kukuruma iyo ubonye ikiziri kubigenza ute njye ntabwo namugondoza so iki kiganiro mukuri cyo cyitwa urubuga rw'itangazamakuru reka turebe ku rutonde rw'abakandida rw'agateganyo depite ikintu gikomeye ni uko perezidante w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite honorable cyangwa se right honorable Kabalisa Donatille ntari ku rutonde rwa PL bizo tuzagira umuntu mushyu uzayobora inteko azava muri oya akenshi ni PL iyobora ubwo tuzagira umuntu mushyu ko byagera kose na PSD ikakwata eba ikizimo ni FPR kuyobora inteko ari yose yayobora oya uyu munsi rero ko PSD ifite sena ntago byakuru nawo ntago yaturukayo ubwo ni ishobora kugaruka ari sena sayo ntizahinduka cyangwa Green Party pourquoi pas ako sena ni nyuma sena ni ubwo icyo ubwo uri urumva icyo bivuze rero urumva ko ahubwo ari umusenati hari ishyaka rigomba kwishirirwa ari umuntu wavuye muri sena uri ku rutonde rw'abadepite ritarimo arayanga tumenyereye se yabaye classic PL PSD oya attention ariko ko na PD amashyaka yiyomeka kuri FPR iyo yemerewe kuba yayobora inteko nuvuga ngo PSP tureka ayomeka uyu munsi PD irukwaye uyu munsi none Fazili n'ishyaka ry'abaje none bari ku giti cyabo bagiye mu butaka wa FPR ari ni nawe nimero ya mbere ku rutonde rwa PL Shem Savoze Harimana no kurwa PS mukabona niwe number 1 ntibadatsinda no bari abantu benshi ku FPR hagati bavuye mu yandi mashyaka bemerewe kuyobora karege nk'umusesenguzi iyo urebye ubona ko sena ifitwe n'umugabo perezida wa repubulika azaba ari umugabo bivuze ngo uko byagenda kose na PM n'umugabo inteko uzayobora agomba kuba umugabo uko byagenda kose PM nawe ashobora guhinduka usibye ko ntabyifuza urumva you never know dukomeze kuko ubwo turi gushaka perezida azashyiraho guverinoma nshyashya ari kwemerewe gukomeza yanuri akamugira mushya yego ubushyereka muri politiko bushya ikintu kiri automatique tubona nuko inteko ishinga amategeko izakomeza iyoborwe n'umugore kandi hazaza izina rishya nindi ubwo reka tuzakibabaza ubutaha amatora yarangiye cyangwa ari hafi hanyuma ikindi sanzwe ntabwo ndi mwiza cyane kuvuga amazina Robert kuba speaker atagaruka ku rutonde kuko yaranakibyemerewe cyane cyo ntacyo kivuze afite imyaka 64 yani byo kuba liberal imyaka akoze yagombye kureka n'abandi bari liberal bakazamurebere no muri FPR abakada ba kera bari bararitarenga basigira imyaka abari mu buriya nabarikana bagize imyaka kuri babo bagiye bayobora bari kugaruka nabamugenda bose nabonye bari kuri rutonde abantu oya ntabwo haburamo abasaza bakeya ariko ntabwo wakwanga abasaza nabana abahire bakeya bakayobora ruku rwa byoma ntabwo namubonyeho ni umusaza
rwabyoma arashaje barikana buriya nawe bari Abasafari baramuvanye bigurisa n'abasaza. kongere nari mpari batweretse amafoto ya barikana ndayihiga sinayibonamo Ntawe urimo. buriya ntabwo yari anarimo nabigumisa na ruku yego ahubwo mu bibazo Ba murumuna babo baracyari. mu bibazo bimwe bya barikana bavugaga n'umuntu wabo yuko- yari yinjiye ari muri ntuza ariko yari yinjiye ari ku rubyiruko gushize ubu noneho yatanzwe na RPF. ahubwo nako nagasoma noneho abandi abinjiye mu nteko ku iturufu y'abagore n'urubyiruko uyu mwaka baje kuri FPR bamusore bivuze ko ni- ngo na biriya ibyiciro byihariye biba bifite aho of course icyo nicyo nagikora ko abantu bamusore n'ushize yarahagarariye abafite ubumuga reka umunsi nkwereke we- karegeya Voilà. hari abandi None. nzamwita Deo yabayeho superefe kera aba visi meya Rulindo Abameya wa Kakangwage Gakenke ebyiri. aba Nawe meya wa yaje. Gakenke yaje yari ari ku Umugabo bushomeri ariko se kubera icyo turi bwo kuganira amazina ubwaza reka to kujya ku mazina ahubwo ubundi biradufasha iki Robert umuturage byamufasha reka none dutora imitwe ya politiki Politikare imitwe ya byadufasha. politiki reka nkwibarize ikibazo kimwe ngo ngewe buriya buriya Green Party ndi imbere mu kuri bantu- ndi mu bantu buriya batari bemera inteko Green Party imbere kuri Robert Robert njye nayemera ariko yitwa na biro. nemera ko idahari amafaranga yabuze yo kuyihemba nibe Akazi gakomeza? na sena ndetse byajyana cyane rwose uzi ko hariya hakajya kaminuza. uzi ko iriya nteko ishinga amategeko irutwa na biro politika ya FPR ni Robert ubivuze ariko ni jyewe nyine ko iki se usubirishamo nkaho ntazi ibyo mvuga mbisubiremo inteko ishinga amategeko irutwa na biro politika ikiganiro urubuga rw'itangazamakuru kitandukanyije n'ibitekerezo byanyu kuri iyo ngingo Robert ubushize Green Party kwinjira mu nteko na nuko PS imbere bwiraga kuri inteko guyuguyu yarajya ubu se bakora let's be honest stop that bullshit reka tuvugishe ukuri bakora iki tora amategeko amategeko ki ari amategeko abantu batanu bari bakwicara ngo bayatore serigenzura guverinoma amategeko amasezerano y'inguzanyo y'amadetesi ibihumbi bigahe ibyo umuntu umwe we ntiyabyemeza Umuntu umwe inguzanyo ntiyabyemeza. inkunga kweli iki afatika se ubona ndabasaba kudakomeza gupfobya Amategeko. urwego mu nzego eshatu zikomeye ziyobora igihugu amategeko batora nyine iriho nibo kubera ko bayandika ari pouvoir Uretse gato. legislatif iteganya itegeko nshinga nimwe mwaritoye twumvikane ibyo ngibyo twemerewe Robert Mugabe itegeko nshinga nimwe mwaritoye inteko ishinga amategeko irimo ejo bundi twisubire ku kigo cya na rimwe ntiyigirike twakwisubiraho mbese mushaka igihugu kiba kitagira inteko ahubwo musabe muti ivugurure ibi ariko kuvuga ngo niyo yavaho ubundi ninde wavuze yuko mu gihugu kugira ngo kibe ari igihugu gikomeye yuko inteko ari ngombwa Karege Hussein ejo ni PSD yiyamamaza Buretse. bongera abadepite byavuzwe reka mugusubirize byavuzwe n'abaturage igihe batoraga itegeko nshinga ariko natwe turi mu baturage kandi dushobora kwivuguruza ejo bundi twivuguruje ku ngingo cya na rimwe ubuse basaba ko bongerwa ahubwo nta muntu utari mu nteko usaba ko abadepite biyongera bariya ni uko uri hanze yayo wabisabye neza bumvise uburyohe bwayo bayigize like a milking machine ariko mu by'ukuri wumve n'ikibazo kirahari musemurira abantu milking machine imashini ikama aho niho kaba kari hariya inteko ni opportunity y'aho amashyaka ya politiki ahera abakozi babo n'abayoboke babo babahera babahembera kugira ngo babone ko babashimisha reka nkubwire mbwira umudepite wari winishetinga itegeko runaka nta n'umwe uwagerageje n'uriya wasinze uzarebe ko rigaruka bari iriya mariyeri iryo yari yazanye yagiye ritaragira nirizanaga reka mbasabe rero tugiye gusoza hari irindi wari wumva tugiye uzi ko ufite uranga ko ari ukurege gupfobya urwego rwa njye no mu myumvire yanjye no mu myemerere yanjye ntabwo nemeranya namwe nubwo nyoboye ikiganiro icya kabiri nyoboye ikiganiro icya kabiri nasesenguye ntabwo nemeranywa n'ibyo mwavuze ku nteko ishinga amategeko kuba hari ibyo itanoza ndabyemera ni ibinoza ariko kuvuga ngo niyo yavaho karege nawe karege ibyawe ukora byose si kubinoza ijana ku ijana bakajya kubonana n'abaturage abaturage bababwira ibibazo byabo ngo tugiye kubakora ubuvugizi kuri uri umudepite urakora ubuvugizi kuri ibyo nibyo Sheikh Mustafa Ziri Harerimana yavuze ko inteko idakora ubuvugizi ntabwo ikora ubuvugizi kuba ishinzwe kugenzura
ibafiteho power ibafiteho ububasha ibakoraho ubuvugizi gute okay mureka dusoze noneho twitonze sibyo ariko dusoze akanya kamwe kujya gusoza bari bagenzura iminota y'abandi amaradiyo y'abandi bari bagenzura inteko bari bagenzura guverinoma usibye cyagiye cya mbere ku butegetsi bwa Bizimungu bakagenzura guverinoma bagasanga hari ibyo idakora itegeko nshinga ntiryaragaje uburyo bakweguza umuminisitiri ntawe kiretse cyane barakora karege akabazo bya kera ntabwo itegeko nshinga tugenderaho ryari ryagatowe ikindi Robert Mugabe ugomba kumenya ni demokarasi yumvikanweho karege se wagenzura gute leta utayishobora no kwibonamo amakosa amakosa barayabona babona amafaranga yanyerejwe urumva bagakora iki batumizaho minisitiri w'intebe bakaza akabasobanurira bakanyurwa jewe nka Mugabe ntabwo iriya nteko ari ngombwa karege nakabaga turashaka kubaza 2018 twonye uburyo PS mera kuri na Green Party zinjiye mu nteko havuga ibintu byinshi cyane bavuga ati n'amajwi atanu kuyuza byagoranye cyane uyu munsi tuzitege cyane bashobora no kongera umubare Green Party n'imbera kuri bazagaruka kandi bashobora n'imyanya ishobora kwiyongera reka nze noneho ngusesengurire gatoya imyanya niteze kwiyongera kubona amajwi 7 cyangwa 8 kwijana kuri ari amashyaka mato biragoye dore noneho hajemo n'undi mugabo kandi ushyigikiwe witwa PDI nawe ugomba kubona nibura amajwi 5 urumva so ahubwo hari amashyaka asanzwe muri satellite ari classique ashobora nayo kuzatakaza imwe umwanya indi umwanya de uko mbishoje muri ibyo bintu byawe byanjye se ubwo busesenguzi Jeff amakuru yego ariko sinayatangira hano nuyavuga uraba wishe umutego ndabadisha umutego ariko ikintu cyagomba Niyashaka ryamo kavuga ryitwa PS ntabwo rizaza mu nteko irya Frank mark my words Frank bazongera abantu bazaza jewe ndavuga kwiyongera kwa Frank biragoye kuva harajemo PDI kandi kabitazavira ma za PSD bazatakaza na Frank atari umukandida PSD bishobora gutakaza umwe PSD PRO byaba bikabije yari ifite 4 babaye 3 byaba bikabije bikabije par rapport à umusaza ugomba kuza muri guverinoma wo muri PRO witwa umudokiteri reka dusoza abandi reka tubiretse niyo mpamvu nangaga kuvuga abantu kuko bisaba kurekura amakuru ufite kandi ashobora kwica umuti batatanya no cyo guverinoma n'amatora atararangira ubwo siyo niko draft se ntihari ariko sutekereza ko mu Rwanda turacyahomboka imyaka tubaze 30 ubu nawe uracyabyuka ugatangira kujya ku kazi utazi akazi uri bukora uwo munsi biragatsirwa hanyuma kiriya cyo kuvuga rero ngo inteko hari gitanoza ngo iveho nanjye hari ibyo ntanoza mveho se karege hari ibyo utanoza uveho se reka dusoze inteko ntabwo ari umuntu n'urwego ntabwo bivuze uko bimeze kudakora kw'inteko hari abo byungura cyane ukeneye kwikora rero igomba kubaho ariko igakora kuri iyo role rero ikina mu rwego mpuzamahanga ntabwo kimari igihugu mpuzamahanga byihoreye isangiza yakoreye mu Bwongereza barabibonye ku bijyanye n'abimukira iyi ngiyi uko ikora hari abo byavantaje ariko se byavantaje umuntu ku giti cye cyangwa systeme yose reka dusoze rero tutavuga na Karimuro okay nge nitwa Oswald Mutuyezu mbere ko mvuga Didas ndabaza shimira abatumirwa Jean Baptiste Karegeya Omar wakoze cyane asante sana turagushimiye cyane umunyamategeko umuhanga mu gusesengura Mugabe nitwa Mugabe wahinduye usiro umunyapolitike usesengura politike usesengura politike ariko buri wese arabisesengura nanjye ndabifite exactly ariko ariko umunyamategeko umunyamategeko wa muri baro si byose yego icyo se nakivanaho uri umuhanga ushobora no kuba uri umunyamategeko utari no muri baro ariko urimo ibyo si ngombwa ubu dushaka CV yanjye usantumire mubwira buri kantu kuka nitwa Mugabe Robert ntabwo uri maître ndi umunyamategeko ikindi cya kabiri umunyamakuru maze imyaka irenga 20 mu itangazamakuru
senior journalist nishimira yego turakoze cyane turagushimiye cyane Robert Mugabe